uyu munsi umuntu mukuru ukutse iryinyo abifitiye ubushobozi ashobora kugenda bakamushyiriramo irindi ku buryo utamenya ko yigeze gukuka iryinyo. Hari abantu nzi bahoze ari ibikara uyu munsi bamaze kwihindura inzobe. Abantu uyu munsi bashobora kwitezaho bimwe mu bice by'umubiri ku buryo basa nk'uko babyifuza. Hari ibyago byinshi bitwara bimwe mu bice by'umubiri by'umuntu, ariko ikoranabuhanga ritwemerera kwitezaho ibindi. Uyu munsi umuntu wakomeretse cyane abaganga bamwitaho ntasigarane inkovu n'imwe. Usibye gusana umuntu, gukosora bimwe mu bice by'umubiri yavukanye atishimira no kumwongera mu ngano hakoreshejwe ikoranabuhanga, ubu noneho harimo gukorwa ubushakashatsi bwo kwifashisha ku mubiri w'umuntu kugira ngo agire ubushobozi ataremanywe, amara igihe kinini ku isi hafi yo kudapfa. Murakaza neza mu isi aho umubiri wanyu ushobora kuzaba nk'aho ukozwe bundi bushya, aho uzashobora kujya mu ruganda ugakoresha amaguru yiruka cyane kurusha ayo wavukanye, aho ushobora kugenda muganga akagushyira kuma mu bwonko kazatuma utekereza cyane kurusha uyu munsi, aho ushobora kwitezaho amaso areba ibintu akabifotora akabibika mu bwonko aho kubireba ngo birangiriraho. Ibi byose niba ubishaka wowe urasabwa gutuza gusa, kuko ikoranabuhanga rigezweho rizakora akazi karyo riguha ibyo wifuza. Abana uzabyara uzahitamo uko ushaka bazaba basa, bafite amaso y'ubururu cyangwa imisatsi nk'iya Isaac Newton, inzobe cyangwa igikara, nta kibazo. Uyu munsi bwo biranashoboka guhitamo kubyara umukobwa cyangwa umuhungu, nta kibazo gihari. Utunyangingo twawe twose dushobora kugenzurwa tugakoreshwa icyo ikoranabuhanga rishaka. Uko bigaragara, gushakisha no kwicara ngo isi tugenere ibyo ishaka nta mwanya bigifite mu buzima bwacu. Iki ni igisekuru cy'abantu bazi ubwenge bagenzura isi. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Ibiri muri iki kiganiro ushobora kubisoma mu buryo burambuye mu gitabo cya Jacques Dufresne cyitwa Après l'homme, le cyborg. Jye nitwa Ismael Mwanafunzi. Ni inzozi zishaje nk'isi, inzozi bitakekwaga ko zaba impamo, kuba umuntu yakwihindura mwiza kuruta uko yavutse, kugira ingufu zirenze izo yakagize no kwigizaho imibereho karemano umuntu agomba kugira. Uyu munsi iterambere ry'ikoranabuhanga riduha uburenganzira bwo gusuzugura izo nzozi zabayeho zidutera ubwoba. Igihe cyose twashatse kuba abantu badapfa no kugira ubushobozi bwose bushoboka, uyu munsi abantu baragenda begera ubuzima nk'ubu. Turi ibinyabuzima bya mbere mu isi byashoboye kugenzura imihindagurikire y'imibereho yacu. Uko bigaragara, umuntu w'ahazaza ashobora kuzaba akozwe mu buryo 1/2 cy'umubiri we kizaba ari inyama n'amaraso, ikindi 1/2 kikaba ibyuma byakorewe mu ruganda. I Vienne muri Autriche, Christian niwe muntu wa mbere washyizweho kimwe mu bice by'umubiri cy'imashini mu Burayi. Mu 2005 Christian yakubiswe n'umuriro w'amashanyarazi ufite volt 20,000. Aha nta mahitamo yari afite, amaboko ye barayaciye. Ikipe y'abaganga mu bitaro bikuru Vienne yamaze imyaka 5 imukorera amaboko y'ibyuma ariko akorana n'ubwonko ku buryo yakoresha nk'uko nawe ukoresha yawe. Christian yashyizwe mu bwonko akuma gashobora kubara imibare miliyoni 500 mu isegonda, gahuza ubwonko bwe n'amaboko yakorewe ku buryo yakoresha bisanzwe, ndetse yakoresha akazi gakomeye kurusha ko twe dukora. Aka kuma kari mu bwonko gatanga za sinyale cyangwa ibimenyetso by'urumuri cyangwa umutingito bisohorwa n'ibyuma by'ikoranabuhanga. Ayo masinyo amanukira mu mitsi agahura n'amaboko yakorewe, bigatuma ahita akora ibyo ategetswe n'ubwonko. Iyi ni intambwe ya mbere yerekeza mu gufata umuntu agahabwa ubushobozi bw'imashini, cyborg. Christian nawe ugatekereza ko amaboko ye azatinda akamuha ubushobozi burenze ubwa muntu. Je me réjouis déjà de pouvoir être un jour beaucoup plus fort. Nishimira cyane kuba rimwe nzaba mfite ubushobozi bukomeye bwo guterura ibintu biremereye cyane nka Schwarzenegger muri Terminator. Ibyo bizashoboka mu minsi iri imbere. Mfite amatsiko yo kuzabireba. J'ai hâte de voir ça. Ikorwa ry'amaboko nk'aya ya Christian ni ingaruka z'intambara y'Abanyamerika muri Iraq na Afghanistan. Abanyamerika bava muri izi ntambara bari bafite benshi bacitse amaguru n'amaboko. Abasirikare b'abaganga b'Abanyamerika bagombaga gushaka uko aba bagenzi babo bisanga mu bandi bafite ingingo zose. Gusa byakozwe harebwa niba bakora amaguru n'amaboko akoranye ikoranabuhanga rikomeye ku buryo yanifashishwa n'abasirikare bazima, ariko akaba ubushobozi budasanzwe. Abasirikare muri Iraq bakorewe ibyuma byambarwaga ku maguru no ku maboko, babyita Hulk. Iki bacyitiriye imashini cyangwa se robo yagaragaye muri sinema yakozwe mu myaka ya za 60.
umusirikare wabaga yambaye ibi byuma yashoboraga guheka mu mugongo ibiro 90 nta kibazo na kimwe bimuteye kandi akazamuka imisozi ihanamye muri Afghanistan. Amy Mullins, umunyamerikakazi ukina amafilme agasiganwa mu kwiruka ku maguru, akaba n'umwe muri babandi bamamaza imyenda muri kompanyi ya Alexander McQueen. Amy Mullins yavukanye ibibazo mu ngingo biba ngombwa ko bamuca amaguru akivuka. Kuva afite umwaka umwe bamuteyeho andi maguru yakorewe mu ruganda. Amaguru amufasha gusiganwa agasiga benshi bafite ayo bavukanye. Amaguru amufasha kugenda za ngendo z'aberekana imyambaro mu mafiyeri menshi nta gucumbagira. Amy Mullins yashyizwe ku rutonde rw'abakobwa 50 beza mu isi. Amy Mullins akunda ubuzima kurusha uko yari kugira amaguru twe twavukanye. Abantu usanga bafite impuhwe ngo disi nta maguru agira, ariko ndayafite. Mfite amaguru 12 iwanjye, mfite icyumba cyuzuye amaguru. J'ai une pièce entière pleine de jambes. Agendera kuyashaka buri munsi akayahinduranya. Kubyumva bwa mbere bituma umuntu yishisha utuntu tukamwirukamo, kumva uburyo umuntu agendera ku maguru yakorewe mu ruganda, ariko wavuga ko twese dufite ibyo wagereranya n'ibice by'umubiri bitari karemano. Twese dusa n'abagendera ku maguru yo mu nganda. Nous sommes déjà dans l'ère de l'augmentation. Turi mu gisekuru cyo kwiyongera. Twese dufite ibice by'umubiri byo mu nganda, amatelefone yacu, za mudasobwa zacu, nta kintu dukora tutabifite. Sinzi niba ari ukuri cyangwa se atari byo, ariko birashoboka ko Pamela Anderson afite ibice by'umubiri by'ibikorano kundusha, kandi nta muntu uvuga ko afite ubumuga. Inkuru nziza rero ni uko nanjye ntawe ukinyita ufite ubumuga. La bonne nouvelle, c'est que plus personne ne me traite d'handicapé non plus. Amy Mullins atekereza ko hari igihe abantu bazajya kwicisha amaguru ku bushake kugira ngo babatereho amakorano afite ubushobozi buhambaye, cyane cyane abasiganwa ku maguru. Mu 2007 umunyafrika y'Epfo usiganwa ku maguru Oscar Pistorius yasize abo basiganwaga mu irushanwa rya Golden League i Roma mu Butaliyani, irushanwa rikomeye. Pistorius afite amaguru y'ibyuma kuko ayo yavukanye ntayakigira. Yaciwe afite imyaka 11 y'amavuko kuko yavukanye indwara yitwa fibular hemimelia. Nyuma yo gucibwa amaguru yumvaga ubuzima buhagaze. Bambwiye ko ntazongera kugenda, ko ntazongera kurushanwa n'abandi bana, ko ntazongera gukina imikino yo mu mazi, ko ntazongera kuba mu ikipe. Bambwiye ko umuntu utagira amaguru adashobora kwiruka. And a man with no legs can't run. Gusa uyu munsi ni umukire cyane abikesha kwiruka kandi atagira amaguru. Oscar Pistorius na Amy Mullins ni abahamya b'igisekuru gishya cy'umuntu usubiwemo cyangwa se umuntu ukosoye. Umunsi umwe abatunzwe no gukora siporo, kwerekana imyambaro cyangwa se abasirikare bazajya gusimbuza amaboko yabo, amaguru yabo cyangwa amaso yabo, ameza cyangwa se akora neza ku nyungu za buri umwe muri bo. Ikoranabuhanga rigezweho uyu munsi ntabwo ari ryo guhindura ibitwegereye no guha ubushobozi buhambaye ibyo dukoresha gusa, ahubwo riratwerekeza mu guhindura imibiri yacu. Iki ni cyo kintu cy'ubuhanga kibayeho mu myaka 10,000 yose ishize uhereye igihe Yesu Kristo yavukiye. Ikibazo gisigaye ni uburyo tuzakomeza kuba abantu muri iri koranabuhanga riri mu mibiri yacu. Iri koranabuhanga ririruka ku muvuduko ukomeye cyane. I Grenoble mu majyepfo y'Ubufaransa abashakashatsi bavumbuye tekinoloji isa n'impinduramatwara ikoreshwa mu bwonko bw'umuntu. Umuhanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe akaba umukanishi w'abantu bafite amamashini mu mibiri yabo, Professeur Alim Louis Bernabide yakoze akuma kambere gakoreshwa mu bwonko bw'umuntu kakamuha ubushobozi burenze ubwa muntu. Akuma gato cyane bita microelectrode binjiza mu bwonko bw'umuntu kagahindura imikorere y'ubwonko bwe. Uyu munsi mu isi abantu 40,000 bafite utu twuma mu bwonko bwabo. Utu twuma icyo tumara ni uguhindura imwe mu mikorere y'ubwonko. Abenshi mu badufite ni abari bafite ikibazo cyo kudidimanga ubu cyarashize. Utu twuma dusohora onde cyangwa se ibimenyetso bisohorwa n'ibyuma by'ikoranabuhanga mu buryo bw'urumuri cyangwa se umutingito, vibration. Onde zishobora gutuma umuntu yumva adashaka kurya. Byanatumye uyu munsi utu twuma turimo kugeragezwa mu kurwanya umubyibuho ukabije. Utu twuma kandi dufasha umuntu kuruhuka no gutuza mu mutwe igihe afite umunaniro ukabije mu mutwe.
muri leta zunze The first thing you must do is look, listen, observe. dufasha umuntu kuruhuka no gutuza mu mutwe igihe afite umunaniro ukabije mu mutwe. Muri leta zunze ubumwe za Amerika niho abashakashatsi bagiye kure cyane mu gukoresha utu twuma tw'ama electrode mu bwonko bw'umuntu. Muri kaminuza ya Brown University muri Massachusetts bo basa n'abaremye umuntu bundi bushya. Bafashe umuntu bamushyira kuma gato kangana n'umusatsi mu bwonko gatuma akora ibintu bigaragara akoresheje ibitekerezo. Ako kuma gakurura ibimenyetso cyangwa se sinyo zitangwa n'igice cy'ubwonko bita neurone kakazohereza kuri mudasobwa igakora ibyo umuntu atekereje. Matthew Nagel niwe muntu washyizwemo ako kuma bwa mbere. Uyu munsi yicariwe mu rugo imbere ya mudasobwa agakina imikino cyangwa se jeu video adakoze ku mashini. Atekereza ikintu kuri mudasobwa kigahita kiba. Iyo atekereje gucana itara rihita ryaka. Iyo atekereje kwatsa televiziyo arayireba igahita yaka, akaba yanahindura amashene adakoze kuri telecommande. Bisa n'ubufindo. Matthew Nagel nawe ugatangazwa n'ubu buhanga. Oh man, I can't put it into words. Biragoye kubisobanura ukoresheje amagambo. Nkoresha ubwonko bwanjye nkatekereza ibintu bikikora. Kuri mudasobwa ndeba ku kintu nshaka gufungura, nkanyeganyeza umutwe, kiriseri kajya aho nshaka. Birenze ibyo watekereza. C'est hallucinant. It's wild. Ikizakurikiraho gishobora kuzaba gutereka mudasobwa mu bwonko bw'umuntu. Professeur Alim Louis Bernabide ni inzobere mu birebana n'ubwonko bwa muntu. Peut-on mettre un boîtier, un disque dur à l'intérieur du crâne? Gushyira kuma nka disque dure mu mutwe w'umuntu kugira ngo kajye kabika amakuru mu rwego rwo kongerera ubwonko ingufu. Nakubwira ko ku ruhande rumwe bishoboka, ku rundi bikaba bidashoboka. Nibyo, tuzi gushyira mu mutwe w'umuntu icyuma gishobora kubika amakuru ku buryo dushobora kugikuramo tukabona ibyo umuntu yavuze n'ibyo yatekereje mu gihe runaka. Ariko nanone ntibishoboka kuko tutazi aho twacomeka koko hose. Et non, pourquoi c'est non? Parce que je ne sais pas où la rebrancher. Kubona ahantu ho gucomeka nibyo bigiye kutuza kugira ubwonko bufite ingano twifuza. Biramutse bishobotse umuntu yajya ahitamo kugira ubwonko bungana na terabit cyangwa se ubwonko bufite gigabit runaka. Abashakashatsi bamwe bavuga ko iki kibazo gishobora kuzaba cyarakemutse mu myaka iri hagati y'5 n'10. Joel Garreau ni umunyamakuru w'umuhanga mu kinyamakuru Washington Post. Kuri we ngibi birashoboka cyane rwose. Je sais que ça paraît fou, mais les Ndabizi ko byumvikana nk'ubusazi, ariko abantu bakoze Google bavuga ko bafite umugambi wo gushyira mu bwonko bw'abantu bakoresheje akuma kazashyirwa mu mutwe w'umuntu gashobora gukora ibikorwa na Google byose. Ubwa mbere bakibivuga abantu batekereje ko bikiniraga, ariko barakomeje. Mais non, ils sont sérieux. They mean it. Ubishatse wabyemera umunsi ibi bizaba, umuntu uzaba adafite akuma kongera ubwenge mu mutwe azaba ari we muswa ukomeye, kuko umuntu uzaba afite Google mu mutwe we ntabwo azajya kwiga ibintu byinshi mu ishuri. Bivuze ko umuntu muzima uri karemano niwe uzaba afite ikibazo gikomeye. Umuntu udafite akantu k'ikoranabuhanga na kamwe mu mubiri washobora kuzabaho nabi nk'uko abantu badafite telefone igendanwa uyu munsi babayeho. Iki gihe nikigera abakoresha bacu ntabwo bazajya baduha ibizamini by'akazi byanditse ku mpapuro, ahubwo bazajya bareba ubushobozi bw'ibyuma dufite mu mutwe. Mu Burayi iki gitekerezo kibateye ubwoba, ariko ku rundi ruhande rwa Atlantique muri Amerika iki kibazo ntabwo bakikibaza. Peter Diamandis, umuyobozi wa kaminuza ya Mountain View muri California, abona hari igihe tuzarwanira kujya kwitezamo ibyuma bitwongerera ubushobozi bwo gukora. La question n'est pas de savoir si, mais comment et quand. Nous connectons déjà des neurones humains à des puces d'ordinateur. Nous mettons déjà des... Ikibazo ntabwo kikiri mu kwibaza niba bizabaho, ahubwo ni ukwibaza uburyo n'igihe bizabera. Uyu munsi dushyira utwuma dukora nka mudasobwa mu bwonko bw'abantu, kandi ibi byose bigenda byiyongera mu bwinshi no mu bushobozi. Ikindi, ibi birimo amafaranga menshi ku buryo biziyongera cyane, kandi ibi ni nko kumena amavuta mu muriro. Ubwiyongere bw'ibi bintu bugiye kuba bwinshi, kandi abantu bazaba barabikorewe bazabona inyungu nyinshi ku buryo buri wese azibaza uburyo nawe yabigeraho. Les gens qui seront améliorés seront tellement avantagés que chacun se dira, est-ce que moi aussi je peux avoir ça? Uyu wavugaga ibi nawe akora akazi ko gufata bimwe mu bice by'imibiri y'abantu akabisimbuza ibindi cyangwa se agashyira ibyuma mu mibiri y'abantu. Ibyuma bituma bagira ubushobozi bukomeye. Hari ibihumbi by'abantu bakora mwene aka kazi mu isi.
abenshi ni abafilozofe n'abategetsi mu bigo bikomeye by'ubushakashatsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba banafite kaminuza bihuguriramo yubatse mu kigo cy'abanyamerika cya gisivili gikora ubushakashatsi mu by'isanzure NASA. Uyu munsi tuzi gutandukanya umuntu n'imashini, ariko mu myaka iri imbere bizatunanira gutandukanya umuntu n'imashini, kuko ushobora kuzasanga murumuna wawe yaritejemo icyuma gituma atekereza cyane, cyangwa se afite akuma kamwongerera ingufu mu maboko. Mu myaka iri imbere tuzagira ubushobozi bwo kugura umubiri w'abana b'imyaka 20 igihe tuzaba tugeze mu zabukuru. Iki gihe tuzagenda duhinduka abantu bakorewe mu nganda kuruta kuba twarabyawe n'umwana w'umuntu. Iri ni iterambere ry'ikoranabuhanga, kandi ni ikintu cyiza ku bantu bagezweho bazi ubwenge. Homo sapiens movement, cyangwa se ihuriro ry'abashakashatsi bakora ibice by'umubiri bitari karemano bazwi nk'abatranshumaniste, bigisha abantu ko umuntu ari imashini dushobora guhindurira mu buryo buhoraho bimwe mu bice biyigize, kandi ko urupfu ari indwara dushobora kubonera umuti. Mu isi y'aba bantu bavuga ko gusaza tuzi ibyo ari byo, kandi tubifata nk'ikiza cyangwa icyorezo. Buhoro buhoro biragenda bigaragara ko kurwara iyo ndwara yo gusaza ari amahitamo y'umuntu. Abantu bamwe ntabwo bazemera gusaza. Hari abantu batazemera gusaza, kandi abo ngabo uko bazaba benshi bazagenda bahindura n'abasigaye. Pierre Henri Guyon, umuhanga mu by'ubuzima akaba impuguke mu mihindagurikire y'abantu, iyo yumvise amagambo nk'aya ahita yumva amarembera y'inyoko muntu. Turimo turatakaza umwimerere w'ubwoko bwacu. Ikibazo ni ukumenya niba abantu bacyumva hari aho bahuriye na kamere cyangwa hari aho bahuriye n'isi. Kuri njye ibyago bikomeye biraho. Umuntu naramuka yitandukanyije na kamere azahita azima burundu. Ku rugendo rw'isaha imwe uvuye i Londres mu Bwongereza, muri kaminuza ya Reading, umujyi w'ikoranabuhanga w'Ubwongereza, umwarimu wigisha amasomo y'ikoranabuhanga yamaze gutangira ibikorwa byo guhindura umubiri we. Professor Kevin Warwick ntabwo ashaka gukomeza kuba umuntu usanzwe wabyawe n'umwana w'umuntu. Ntabwo nshaka gukomeza kuba umuntu usanzwe, ndashaka kwigira undi muntu, nkagira ibyo niyongeraho, nkaba imashini muntu, cyangwa se ibyo bita cyborg. Professor Kevin yishyize akuma kitwa Pulse RFID mu kuboko gatuma akoresha ibikoresho byiwe mu rugo no ku kazi adakoresheje ingufu nk'izacu. Niwe mashini muntu ya mbere yabyigize ku bushake. Akuma yashyize mu kuboko ke gafite za sinyo cyangwa se ibimenyetso bisohorwa n'ibyuma by'ikoranabuhanga bikorana na mudasobwa ye, ku buryo iyo mudasobwa imumenya iyo yinjiye. Iyo yinjiye iwe, inzugi zirikingura, amatara akiyatsa, n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bikikoresha. Muri uyu mwaka Kevin yafashe icyemezo cyo kujya kure mu kwiyorohereza ubuzima. Yishyirishijemo akandi kuma gakorana n'ubwonko bwe. Nawe yifashishije aka kuma atekereza ibintu bikikora, ariko ibyo bintu bikaba hari aho bihurira n'ikoranabuhanga. Ibi byo ntaho bihuriye no kuba Abanyamerika bohereza amamashini ku rugamba akarasa abantu abayohereje bayakoreshereza mu biro byabo. Aho ni ibyuma bishyirwa mu mubiri w'umuntu bikamuha ubushobozi twe tudafite. Professor Kevin Warwick yemeza ko hari igihe tuzategekwa guhitamo hagati yo kuba abantu basanzwe nk'uko tumeze uyu munsi no kuba abantu bakoreshwa n'imashini. Mais si nous pouvions nous débarrasser de nos corps, tubashije kwikiza imibiri yacu byatugirira akamaro kanini cyane. Hari igihe tuzagira ubwoko bubiri bw'abantu batandukanye, abantu bashyizwemo amamashini n'ibindi byuma n'abantu basanzwe. Kandi ingenzi itsinda nzajyamo. Sinshaka kuba mu bantu basanzwe ba gakondo bafite imitekerereze igira aho igarukiye. Ndashaka kuba mu banyabwenge, abantu bakosowe. les humains augmentés. Ihame ririho ni uko tugabanije mu bice bibiri bitandukanye: abakire n'abakene badashobora kwishyurira abana babo amashuri, ubuvuzi cyangwa se ikoranabuhanga. Gusa aya ni amatsinda asa n'aho afunguye, kuko umukene uyu munsi ejo aba umukire akaba umukene. Ejo iri koranabuhanga niriba riri mu mibiri yacu, inyoko muntu izaba igabanije mu bice bitandukanijwe n'ikoranabuhanga kandi bifunze. Abantu bazagira ubushobozi bwo kwitezamo ibyuma bibaho ubushobozi buhambaye bazaba batandukanye cyane n'abataragize ubwo bushobozi bazakomeza kuguma uko bavutse. Icyo gihe abantu bazaba bameze uko bavutse, bafite amaguru bavukanye, amaboko bavukanye n'ubwonko bavukanye. Icyo gihe nibo bazaba bafite ubumuga, kuko imibereho yabo izaba igoye kurusha bitejemo ibyuma. Byose bikorwa kugira ngo twunguke byinshi kandi tutavunitse, kubera ko twaremwe mu buryo budatanga umusaruro uhagije. Ari nayo mpamvu dukora ubutaruhuka.
abantu bakoze inka ikamwa amata menshi kubera ko bashakaga amata menshi. Abantu bakoze ibigori byera tone 5 kuri hegitari imwe kuko bashakaga kurya ibigori byinshi. Uyu munsi noneho isi ikeneye umuntu udahaguruka mu ntebe ngo ajye kuzimya itara ku rukuta, umuntu ufata iminota 5 yatsa mudasobwa, umuntu utekereza akananirwa. Isi ikeneye umuntu ukora ibintu byinshi icyarimwe kandi agatanga umusaruro mwinshi. Abahanga barashaka gukora umuntu ufite ubushobozi bukenewe mu isi. Ariko ninde ugomba kugena uko umuntu ukenewe mu isi agomba kuba ameze? Umuntu ufite ubwonko budasanzwe, umubiri ufite ubudahangarwa, utagira imyaka ntarengwa y'ubuzima, ni abascientifique, abategetsi se, cyangwa abacuruzi n'abakoresha bacu? Got Domino's rewards points? Now you can redeem them for so much more. You might even have free food already waiting for you. Abakoresha bacu. Uko dukora ibi byose, ibitekerezo byo guhindura burundu imihindagurikire kamere y'umuntu no guhindura umuntu imashini irakomeza kugenda yimakazwa, kandi birimo kubaho kuva igihe umwana avutse. Nzi abana uyu munsi bavutse hatabayeho guhura kwa se na nyina, ahubwo intangangabo n'intangangore zahurijwe mu byuma zirateranywa, umubyeyi aratwita. Nzi abana bavutse igihe kitageze bakavukira ku mezi 6 maze 3 asigaye bakayamara mu byuma bisimbura mu nda h'umubyeyi. Ibi bintu nibikomeza, ejo abana bacu bazajya bavukira mu mashini. Uyu munsi harimo gukorwa imashini ishobora gukora akazi kanya ababyeyi. Intangangore igahuzwa n'ingabo bakazishyira mu mashini, nyuma y'amezi 9 hakavuka umwana. Ibi bisa no gukora umuntu. Muri Philadelphia, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu bitaro byiswe Temple Hospital, Dr. Thomas Schaffer ni umuhanga cyane mu kurokora abana bavutse igihe kitageze. Dr. Schaffer yagize igitekerezo cyo gushyira abana bavutse igihe kitageze mu mashini, ubundi akabahumekesha ibisa n'amazi ariko barimo umwuka wa oxygene. Ubundi muri nyababyeyi umwana akurira ahantu hasa no mu mazi, bivuze ko ibihaha byabo biba byuzuye ibisukika. Abana bavutse igihe kitageze rero baba bategetswe guhumeka uyu mwuka wacu mu gihe baba bavuye aho bahumekeraga mu bisa n'amazi igihe kitageze. Dr. Schaffer afata abana bavutse igihe kitageze akabahumekesha amazi yabugenewe kugeza ibihaha byabo bikuze bikagira ubushobozi bwo guhumeka umwuka. Dr. Schaffer niwe wihimbiye ubu bwoko bw'amazi ahumekesha aba bana. Ibi bintu Dr. Schaffer yakoze byazamuye igitekerezo cy'uko hashobora kubaho nyababyeyi y'imashini. Muri kaminuza ya Jutende i Tokyo mu Buyapani, Dr. Kwambara yafashe ihene ayibyaza igihe kitageze kugira ngo arebe niba yarerera akana kayo hanze ntigapfe. Uyu yari afite imashini ikoze muri plastike, yashyizemo aka kana k'ihene karakura kugeza igihe cyo kuvuka, ariko nyuma y'ibyumweru 2 karapfa. Ubushakashatsi nk'ubu bwanakozwe muri Amerika, ariko ntibwarangira kuko ababikoze baje guhagarikwa ku mpamvu z'uko gukora imashini isimbura inda y'umubyeyi ari ingingo ikomeye cyane. Imiryango imwe n'imwe yarabishyigikiye, ivuga ko byagabanya gukuramo inda kuko udashaka gutwita ashobora kujyana umwana we ku mashini ikamutwita ikazamubyara. Abandi bavuga ko ibi bibaye byaba ari ugutakaza ubumuntu. Ku bahanga mu by'ubuzima, ibi biramutse bibayeho byaba ari iterambere rikomeye. Umugore n'umugabo bagira uruhare rungana mu kubyara umwana kuko buri umwe yatanga intanga zigahurizwa hamwe bakazongera guhura baje gutwara umwana wabo. Hehe no kongera kubona ubusumbane bw'ababyeyi aho umwe atera inda agatwita amezi 9. Ubushakashatsi bwakozwe ku bakoresha internet, 55% by'abakoresha internet babona nta kibazo na kimwe kiri mu kuba hakoreshwa imashini ikora akazi kanya ababyeyi ikaba ari itwita. Ikibibatera ni ukwirinda ububabare bwo gutwita no gukomeza gukora mu gihe uzi neza kutegereje umwana. Iyi mashini niramuka ikozwe, nta gushidikanya izabona abayigura kuko barayikeneye. Uyu munsi ikoranabuhanga ririho ryemerera umuntu gusaba abaganga bakamugenera igitsina cy'umwana azabyara. Mu Bufaransa ibi ntabwo byemewe n'amategeko. Mu Bushinwa buri muntu wese yifuza kubyara umuhungu. Muri Canada buri wese ashaka umukobwa. Muri Mexique barashaka abakobwa cyane. Mu Bushinwa aho ibihumbi by'impinja z'abana b'abakobwa zicwa zikivuka, miliyoni 18 z'abagabo bahisemo kubaho nta bagore bagira kuko babuze abakobwa bujuje imyaka yo gushaka. Gusa iki kibazo gishobora kutazatinda kuko ababifitiye ubushobozi bashobora kwishyura bakabyara abana bashaka, umuhungu cyangwa umukobwa.
tekinoloji ikoreshwa n'abaganga mu kugena igitsina cy'umwana yitwa diagnostic préimplantatoire. Iyi ni tekinoloji inagena uko umwana agomba kuzaba asa. Mu bitaro bikora ibi haba hamanitse amafoto y'abana beza ku buryo uhitamo uwo ushaka kuzabyara. Umwana w'inzozi zawe agura ibihumbi 24 by'amayero, miliyoni 24 z'amanyarwanda. Ikibazo hano ni ukwibaza niba mu by'ukuri ukeneye umwana w'umukobwa cyangwa umuhungu mwiza wa miliyoni 24. Aha navuga ikindi kibazo gikomeye. Susan Berke-Fogel n'umwunganizi mu by'amategeko. If you are paying $12,000, si vous payez $12,000 au plus pour un niwishyura ibihumbi 12 cyangwa hejuru yabyo kugira ngo uhitemo igitsina cy'umwana wawe, navuka bizamugiraho izihe ngaruka? Naramuka se atagize imico wifuza, natemera se ko muzajya mukina umupira, natemera se kwambara amakanzu iroza, pink dresses. Uyu munsi ikoranabuhanga ryose ribaho rigamije gukuraho kubaho ubuzima bwo gushakisha cyangwa se ubuzima busa na tombora. Hagamijwe kugenzura ubuzima 100% tukamenya icyo duhishiwe ejo. Ibibazo by'ubukungu, guhanga imirimo, inyota yo kugera ku ikoranabuhanga rikomeye nibyo bizatuma mu myaka izaza isi izaturwa n'abantu bavanze. Igice kimwe cy'umuntu yarabyawe akarerwa agakura, ariko ku kindi akaba yarakorewe mu ruganda. Ku ruhande rumwe hibazwa niba bishoboka gukabyiza inzozi zishaje nk'isi zo gukora umuntu wuzuye ushobora gukora ibikenewe byose. Nta muntu ushobora kuvutsa uburenganzira bacitse amaguru kongera kugenda. Ababyeyi bafite indwara zikomeye kubyara abana bazima, cyane ko ubuvuzi bwahoze bushinzwe kuvura bugenda buhinduka ibigo bikora abantu bikanabakosora kuko baremwe mu buryo butameze neza. Gusa nanone hakenewe kwibazwa, tuzarema imibiri myiza cyane ifite ubushobozi bwo kubaho imyaka myinshi n'ubwonko buzatwemerera gukora cyane, ariko ninde uzungukira muri ibi? Ni ugushimisha abashakashatsi bakora ubushakashatsi butangaje? Ni uko ibihugu byacu bikeneye abakozi bakora akazi kenshi? Ukuraho uburyo karemano bisa no gukuraho icyerekezo cy'ubuzima. Ikibazo ni uko tekinoloji itatugira ibitangaza, ahubwo itugira ibinyabuzima byatakaje ubumuntu. Nitwa Ismael Mwanafunzi,